Banyarwandakazi reka nongere mbahe ikaze ku gitondo cy'uyu munsi tariki enye z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2024, mbabwira nti umwaka mushya muhire kandi mbifurije gukomeza kugubwa neza n'icyumweru gitangira umwaka. Amazina yanjye ukuri imbere nitwa Ndayishimiye Aristide, nguhaye ikaze muri aka kanya cyangwa se muri izi ngingo z'ingenzi z'amakuru arimo avugwa hirya no hino mu binyamakuru cyangwa se ku isi. Inkuru ya mbere nyemera nkugeze ku iyi nkuru ivuga ukuntu Tchisekedi yaba ari kugirwa inama na bamwe mu bayobozi mu Rwanda bo kuba inama yo kuba yarasa Kagame akava mu rungabangabo. Ikindi kandi ndengera nkubwire ngo birateganywa cyangwa se birakekwa ko Generali Mubaraka Muganga ashobora kuba yahunze agahungira ahitwa Pakistan. Byose ndaje mbikunyuriremo. Ndongera nkubwire ko kandi ironi yaje kugaragara nayo ivuga amagambo asa naho yikuraho Tchisekedi, aho yagiye ishyira hanze ibyo yise raporo ivuga ko Kongo ifatanya n'ingabo za FDLR n'iyindi mitwe ku mugaragaro. Byose rero reka duhere kuri iyi nkuru ya bamwe mu bayobozi bari gusaba Tchisekedi kurasa Kagame. Inkuru dukesha Umuseke yanditse igira iti Tchisekedi mu ikorosi ryo gusasa inzobe na M23 cyangwa gufata Kigali. Aya ni amwe mu magambo yagaragaye mu kanwa k'umucurabwenge ukomeye cyane uzwi mu Rwanda nka Tito Rutaremara. Uyu mwese muramuzi ko ni umwe mu bagize uruhare cyane mu bikorwa bya Jenoside, aho yagiye abyigarukira we ku giti cye akabivuga, avuga ukuntu batanu bari bafite ibyo bakoraga muri buri serire mu gihugu cy'u Rwanda mu gihe cy'umwaka w'1994. Uyu musaza rero ukuze cyane rwose Tito Rutaremara yaje kuvuga ati, yaje kugaruka ku rukuta rwe. Ikinyamakuru kiravuga ngo umuyobozi w'urwego nshingwanama n'inararibonye z'u Rwanda Tito Rutaremara yemeje ko Perezida Tchisekedi uba ari mu rungabangabo atazi niba azakomeza kurwanya umutwe wa M23 cyangwa agakomeza umugambi wo gufata Kigali akica Perezida Paul Kagame. Mu butumwa Rutaremara yanyujije ku rubuga rwe rwa X, yagarutse kuri Tchisekedi wafataga Perezida Kagame nka mwarimu ubwo yageraga ku butegetsi, ariko nyuma akaza kumwigarama kugera ubwo ahiga kumwivugana. Aya magambo ndagira ngo nkwibutse ko aya magambo Tito Rutaremara kuyavuga yari ameze nk'uwibutsa, bimeze nk'ayabaruwa naraye mbasomeye y'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu na bamwe mu batutsi bazi ubwenge, bandikiye Tchisekedi bambwiye bati nyabuna utazibagirwa amagambo yavuze, uko Nkurunziza umugenzi cyangwa se Perezida Nkurunziza aruhukire mu mahoro yavuze ubwe. Yarivugiye aravuga ati umugabo ahindukira mu buriri ntago ahindukira ku ijambo. Bityo rero bagize gutya bibutsa Felix Tchisekedi barambwira bati uribuke ibyo wavuze, dore M23 yongeye, ngaho nyabuneka shyira mu bikorwa ijambo ryawe. Aya magambo rero ya muzehe Tito Rutaremara, nk'uko mubazi intego yabo ntago bifuza ko u Rwanda rwasigara ari u Rwanda, kandi kuko mu magambo yaranze umugabo Felix Tchisekedi yakubwiye ko azohereza indege ze, azohereza buri kimwe cyose kije kurwana kikarimbura, ntago utekereje neza usanga nta kintu kizasigara mu gihugu cy'u Rwanda. Yagize ati Felix Tchisekedi ubu ari muri dilema cyangwa mu gihirahiro, ntazi niba azakomeza kurwanya u Rwanda na M23 yaramunaniye agafata Kigali akica Perezida Kagame nk'uko abiririmba hirya no hino. Yakomeje agira ati u Rwanda rwivanye mu ngorane nyinshi, ruriyubaka, rutera imbere, rwabera Kongo DRC urugero rwiza. Nicyo gituma Tchisekedi yaje mu Rwanda akaganira n'abayobozi b'u Rwanda ndetse
bemeranya gukorera hamwe ibintu byinshi. Rutaremara yavuze ko bitangaje kuba Tshisekedi agenda hose avuga nabi w'u Rwanda ndetse arusha abandi bose kuko we yafata Kigali akica Perezida Kagame, ikibazo cy'u Rwanda kikaba kirarangiye. Yavuze ko Tshisekedi atazi niba agomba kuganira na M23 yatsindiye ingabo ze muri Kivu y'Amajyaruguru. Ati ntazi niba azaganira na M23 bakumvikana uko bazaha amahoro n'umutekano muri Kivu. Yavuze ko ubwo mu 2019 Tshisekedi yajyaga ku butegetsi yaganiriye n'abayobozi bo muri M23 ku buryo bakwifatanya mu kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa DRC. Mu byo Tshisekedi yari yemeranyije na M23 ni uko bagombaga gukora burigade 3 z'abasirikare kabuhariwe bari kuzahabwa inshingano yo kugarura umutekano muri iki gice cy'igihugu mu mezi 6 gusa. Rutaremara yagaragaje uko abakuru b'ibihugu bikikije DRC bari bishimiye Tshisekedi intambwe yateye yo kuganira n'abayobozi ba M23, bamwereka ko ari bwo buryo bwonyine bwagombaga kumufasha kugera ku ntego yari afite. Tshisekedi yaje kumva amabwire y'abanyapolitiki imbere mu gihugu bamushyiraho igitutu kugeza ubwo yahinduye ibitekerezo. Nenda kubabwira ngo uyu mugabo Banyarwanda mwese mwumva ntawe utamuzi, ni umusaza uri mu myaka 70+ cyangwa 80, umwe mu bakoze ibitangaza cyane mu kwica mu iyicwa ry'Abanyarwanda mu mwaka w'1994. None harimo aributsa Tshisekedi inshingano zamubwira ati uramenye utibagirwa ko wavuze ko ugomba kurasa Kigali. Uramenye rero utazava ku ijambo, bityo ntabwo byazakunezeza. Ayo magambo yose rero yavuze uyu bwana Tito Rutaremara agamije gusembura no kurakaza Tshisekedi, amwibutsa ko ngo yagiranye ibiganiro na M23, amwibutsa ko ngo yagiranye ibiganiro n'abayobozi abo bose twagiye tubabona, abo bagiye bashyigikira imitwe y'iterabwoba nka za FC, ubwo ni umuyobozi wa Kenya. Ntago wakwirengagiza ibikorwa nk'ibyo umuyobozi wo mu kwa 7 ahora akora, uyu mugabo mugenzi wacu uri mu majyaruguru y'u Rwanda. Ubwo rero imiganire y'aba bantu turayizi, ngayo nguko Tshisekedi yavuze. Ndagaruka kuri raporo y'impuguke za Loni yashyizwe hanze ku itariki 3 Mutarama mwaka wa 2023, nkubwire ko yagarutse ku kibazo cyangwa se ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo, igashimangira ko hari ubufatanye bweruye bw'ingabo za Congo FARDC hamwe n'iz'u Burundi ziha imitwe yitwaje intwaro. Aya ni amagambo cyangwa se ni bimwe muri raporo y'abitwa Loni bashyize hanze, batangaje. Ubwo ikinyamakuru turagenda tugisange ku Gihe, turasoma byinshi, ni ibintu byinshi bavuzeyo, gusa ndaza kubigarukaho mu nkuru yacu iri buze gukurikiraho. Kandi ntibibagirwe ko mu bubiko ngufitiye inkuru y'ukuntu iyi nkuru murayisanga kuri The New Times. Inkuru iravuga ku guhunga kwa Mubaraka Muganga cyangwa se kuba yagiye gushakira bamwe muri bagenzi be ubuhungiro ahitwa Pakistan. Iyi mutwe y'amagambo uravuga ngo RDF and Pakistan Armed Forces new ways of strengthening operation. Abantu muzi gusoma rero muragenda mwisomereho, gusa ndaza kubigarukaho muri live kuri chaîne zombi, ku gasozi Watch TV na Mugirene TV. Gusa nkwibutsa wowe munyarwanda kuba wagenda ugashaka ku gasozi Watch TV, izi nkuru zose urazihasanga rwose bimeze neza. Uwiteka akomeze kubarinda, ndabakunda. Kugira ngo ukomeze ubyumve cyangwa se ubikurikirane, ndakwibutsa gukanda kuri subscribe, nta kindi ngusabye, cyangwa se ukaba wanyandikira mu kiganiro tugasangira ibitekerezo. Ku gasozi Watch TV ugende mukore subscribe. Murakoze cyane, Uwiteka abahire muri byose. Bye.